Hello everybody, how are you doing out there? I am Honoré from Rugwiro Languages. Today, I'm going to be teaching you a grammar lesson. I know some students don't like grammar, they just want to perform speaking, they just want to learn by doing, but grammar is very important. I often tell you that grammar is like a foundation of English or any language. So if you are looking for a strong house, it is impossible if you don't have a strong foundation. The same rule applies with language learning. If you want to be a good English speaker, then you can never ever ignore the side of the language. This is what's going to make you improve daily. Uyu munsi ngiye kubigisha isomo ritoya rya grammar, ariko ndabizi hari abanyeshuri batinya grammar bashobora guhita birukanka bakavuga bati grammar iragora. Grammar ni ikibonezamvugo, and I understand that grammar is not easy. Grammar nyine ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye, nuko ugomba kubyiga ukabyandastandinga ukabimenya, ariko nanone ntabwo wakigura uri mutiga grammar. Hari abajya batubaza bati ese iyo mwigisha mwibanda kuki? Twabwira tuti twibanda cyane kuri spoken English, ku cyongereza cyo kuvuga, ku cyongereza cyo kumva, ariko nta mwarimu wakubeshya ko yakwigisha atakwigisha grammar. Wakubaka inzu gute idafite fondation ikomeye? Fondation rero y'ururimi ni grammar. Ugomba kwiga grammar ukandastandinga ukayisobanukirwa, ikaba ubuzima bwawe bwa buri munsi. Hari ibintu rero abantu bajya bakunda guhura nabyo in English and stuff byitwa phrasal verbs. Phrasal verbs nk'iyo umuntu akubwiye ngo speak up, go on, go back, shut up, shut down, turn up, turn down. Something can be spoken in such way, or somebody can say, or someone can tell you, please turn up the volume or turn down the volume. Umuntu ashobora kukubwira ngo turn up the volume, turn up the volume, ongera volume, cyangwa turn down the volume, gabanya volume. Hari n'igihe umuntu ashobora kuvuga cyane bakamubwira ngo shut up. But this is rude. Ariko ibi ngibi biri rude sometimes. Ariko ni ururimi nyine, ni ururimi twiga ururimi fomo, twiga n'ururimi fomo kubera ariko ururimi nyine hari ururi fomo rwiyubashye, hari n'urutiyubashye, kandi ni narwo abantu ubwo bakoresha cyane mu buzima bwa buri munsi. Ayo magambo rero abiri abafatanye, iyo tuvuze phrasal verbs, ni amagambo abiri abafatanye ariko agahita akora inshinga imwe, agahita akora verb imwe, nizo twita rero phrasal verb. Ni ukuvuga twari dufite inshinga isanzwe twongeraho akandi kagambo gatoya. Ni ukuvuga twari dufite ijambo risanzwe, inshinga isanzwe, dufata base form y'iyo nshinga twongeraho akandi kajambo gatoya nk'aga preposition. Ngira ngo mujya mukunda kubibona cyane mu cyongereza. Ariko se wari ubizi ko ari phrasal verbs? Noneho rero muri rino somo ngiye kukwigisha phrasal verbs nka zingahe, reka ndeke kuvuga umubare ariko uraza kuzibona, z'ingenzi ugomba kumenya if you really want to know English. Niba ko ushaka kumenya icyongereza, niba ushaka ku improving icyongereza, hari phrasal verbs z'ingenzi ukwiye kumenya nk'umuntu uzi icyongereza. Ariko kubera ko phrasal verbs ari nyinshi ntabwo twaziga zose ngo tuzirangize. Ndaza kubigishamo iz'ingenzi nkeya ugomba kumenya, ariko binagutere morale yo kumenya izindi phrasal verbs zose zikoreshwa mu cyongereza. Because if you really want to understand when somebody who speaks fast is speaking, or when the native speakers are speaking, then you have to learn and master phrasal verbs. Niba ujya ushaka kumva igihe umuntu ari kuvuga vuba cyangwa igihe abene rurimi bari kuvuga, ugomba kwiga phrasal verbs kuko barazikoresha cyane n'ubuzima, is part of life. Ngiye kukwigisha rero nk'eshanu, eshatu cyangwa zirindwi, turaza kureba umubare wa phrasal verbs ugomba kwiga nk'umuntu uri kwiga icyongereza kandi ushaka kukimenya. Anyways, mbere yuko dukomeza n'isomo ryacu, banza ukore subscribe. Kora subscribe niba ukunda icyongereza, niba ushaka kwiga icyongereza kora subscribe kugira ngo amasomo yacu ujye yabona byoroshye. Ikindi mwibuke ko turi kwiga icyongereza online, twiga buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu dukoresheje uburyo bwa Google Meet. Google Meet benshi ntabwo bayizi, ariko wiga urebana na mwarimu, aguha link ukayifungura ukamureba nawe akakureba, ukiga urebana na mwarimu. Rero mutwandikire kuri izo nimero muri kubona kuri screen tubigisha. Abahuguka namwe muri weekend muze tubigisha aho waba uri hose, abantu bari Burayi, abantu bari muri Amerika, abantu bari muri Africa, abantu bari muri Asia, ahantu hose waba uri muri Innocent Technology, ntabwo ari ngombwa ngo uve mu rugo. Turakwigisha icyongereza urebana na mwarimu nkaho muri kumwe face to face. Mutwandikire rero tubigisha. Uri umutangizi, urimo hagati, uri advanced, ushaka wenda kwihugura, mutwandikire kuri izo nimero hanyuma tubafashe kuzamura icyongereza cyanyu each and every day. Phrasal verb ya mbere rero ugomba kubuzi nk'umuntu uri kwiga icyongereza cyangwa nk'umuntu ushaka kumasteringa icyongereza ni account for. Urabona twafashe account dushyiraho for.
account for bivuga iki mu cyongereza? To account for something in English means to explain it. To account for bivuga gusobanura. Account for ni ugusobanura. Urugero, ugiye kuvuga interuro ariko hano ugomba gushyira explain ukashyira account for. Wowe ushobora kutabivuga ariko we niba bivuga ugomba kuzabyumva. You have to understand it when somebody speaks and they put account for in their speech. Urugero, ushobora kuba wakererewe muri class hanyuma mwarimu akakubaza ngo sobanura impamvu wakererewe, cyangwa se ejo warasibye. None dutanze runo rugero wenda rumeze gutya, tukavuga ngo the teacher asked him to account for his absence. Mwarimu yamusabye gusobanura impamvu ataje. Absence nuko kutaba uhari muri class. Ejo warasibye hanyuma twe turi kubibaramo inkuru. The teacher, mwarimu yamusabye gusobanura impamvu ataje. The teacher asked him to account for his absence. Cyangwa nawe nshobora kukubaza ikibazo. Account for the reason why you want to study English online. Account for the reason why you want to study English online. Sobanura impamvu ushaka kwiga icyongereza online. Can you account for that? Ese wabisobanura. Can you account for that? Reka bashaka ko niba turi kwiga ururimi tubigira real life, tubigira ubuzima busanzwe. Account for ni explain. Nukuvuga hano hose wari gushyira explain, wari gushyira verb to explain gusobanura, ushobora kwasimbuza account for. Wowe nutabivuga niba bivuga uzabyumve. I believe now that you can account for this phrasal verb. Ndatekereza ubu ngubu ushobora gusobanura neza ino phrasal verb. Account for means explain. Account for means explain. Ini phrasal verb ugomba kumenya ni ache for. Ache for someone or ache for something. Ache for cyangwa kongeraho something cyangwa someone. Ache for no gushaka ikintu cyane, ukumva uragishaka cyane. For instance, he ached for his family after moving abroad. Yashatse umuryango we cyane, kumva ushaka ikintu cyane. Bishobora kuba kugikumbura cyangwa ukumva ugifitiye ubushake bwinshi cyane. He ached for his family after moving abroad. Yumvise ashatse umuryango we cyane nyuma yo kujya abroad. Cyangwa ushobora gutanga urugero wenda something like the child ached for attention from his parents. Umwana yashakaga cyane attention y'ababyeyi be. What are you aching for? Urumva waking for what? What are you aching for? Uri kumva ari ikihe kintu ushaka cyane. Are you aching for? I was about to say something. Narigiye kuvuga ibintu runaka ariko reka nifate. Gusa nawe ushobora gutanga urugero rwawe niba wamaze gusobanukirwa ache for icyo bisobanura, kumva ushaka ikintu cyane. Are you aching for some drink? Are you aching for a certain food? Are you aching for maybe memorable moment? Ni cyo wowe wumva waking for. Ache for. Ariko nunabifata ujye utangira kubivuga ubishyire no mu buzima bwawe bwa buri munsi. Indi phrasal verb rero hano dufite ni yitwa act up. To act up ni ukwitwara nabi. To act up, kwitwara nabi, kwitwara mu buryo bubi. To misbehave is like to misbehave. Yeah, reka dukoreshe misbehave. To act up ni ukwitwara nabi, to misbehave. For instance, you can say something like, this child always acts up when there are visitors. This child always acts up when there are visitors. Uno mwana buri gihe yitwara nabi iyo hari abashyitsi. He likes acting up. Akunda kwitwara nabi. When you have guests, that's when he starts acting up. Iyo dufite abashyitsi, uyu mwana nibwo atangira kwitwara nabi. We don't know what's wrong with him. Ntabwo tuzi ikibazo afite mu by'ukuri, but he likes acting up. Ariko to act up bishobora no kuba gukora nabi, gufunctioninga nabi, ikintu kiri gukora nabi mu buryo butari bwiza. For instance, you can say something like, my phone is acting up. Telefone yanjye iri gukora nabi. My phone is acting up again. Telefone yanjye nanone iri gukora nabi. Do you have anything that is acting up? Hari ikintu waba ufite kiri gukora nabi mu buryo butari bwiza. Hari igihe tuba turi kwiga nk'umunyeshuri ari gukoresha laptop, wamubwira gusharinga screen, wenda gupresenting ibyo turi kwiga, akakubwira ati laptop yanjye iri kugenda gakeya cyane. That time the computer is acting up. Icyo gihe rero computer iba iri gukora nabi, it is acting up. Nayo ni nk'ayo iri ku misbehaving, iba ifite imyitwarire mibi. In other sense urumva ko bijya gusa. To act up ishobora kuba kwitwara nabi cyangwa igikoresho runaka cyangwa ikintu runaka ntabwo kiri gukora nk'uko bikwiye. Ishobora kuba ari igikoresho cyo mu rugo, ishobora kuba ari imodoka, gishobora kuba ari telefone, gishobora kuba anything that is acting up.
reka noneho turebe kuri aim at. Aim at, to aim at something is to target something. To aim at something ni turavuga gutumbera ikintu, kumva ufite intego yo kugera ku kintu runaka. For instance, our channel is aimed at teaching you English. Urugero, channel yacu ifite intego yo kukwigisha icyongereza. Our channel is aimed at teaching you English. Or you can say something like, the campaign was aimed at reducing poverty. For instance, campaign yabo yari igamije kugabanya ubukene. The campaign was aimed at reducing poverty. To aim at something rero ni ugutargeting ikintu, to target something. For instance, in our lessons, we have lessons that are aimed at beginners. Hari nk'amasomo tuba dufite targeting our beginners. There are lessons that are targeting beginners. We have lessons that are targeting intermediates. Hari amasomo dufite aba intermediates. We have some other lessons that are aimed at advanced students. Hari n'andi masomo dufite y'abantu bari advanced. Rero aimed at ngira ngo uri kwiyumva neza, ariko nawe ugenda ubiprocessinga. Nizere ko ufite agakaye n'agakaramu. Niba ufite agakaye n'agakaramu, nizere ko uri kugenda ubyandika ahantu, hanyuma muri comment section nawe uze kugenda uduha urugero rwawe kuyushaka yose muzo twize. Ushobora kuduha urugero rwawe, cyangwa se nawe ukaduha urugero rw'indi phrasal verb uzi yawe bwite, ukatubwira uti iyi ndayizi isobanura iki n'iki. Reka noneho turebe ask for. Ask for something no gusaba ikintu. Gusaba ikintu, for instance, you can say something like, he asked for a glass of water. He asked for a glass of water. Yasabye igikombe cy'amazi. He asked for a glass of water. Cyangwa ushobora kuvuga ngo, I am asking for help with my homework. Ndi gusaba ubufasha kuri homework yanjye. I am asking for help with my homework. Icyo ushaka, uri gusaba iki? I am asking for help with my homework. Twagiye mu ishuri twize, mwarimu yaduhaye homework, ariko ndabona ntari kubyumva neza. So, I am asking for help with my homework. Can you please do me a favor and help me? Ese wamfasha ukagira wenda icyo unyunganiraho? Something like that. That's what we mean by ask for. Ninguha ingero ebyiri, nawe mu mutwe wawe ujye wiha urugero rwa gatatu, ujye wiha urundi rugero. Ingero ebyiri ushyiraho rwa gatatu n'urwa kane n'urwa gatanu nushaka ukomeze. Hanyuma uze kuzitwandikira muri comment section, kuko twebwe tufata comment section nk'igice cy'isomo, turaza kugusubiza aho wakoze amakosa tugukosore, hanyuma urushaho kubimenya neza. Reka mbe nkwigishije izi ngizi muri rino somo, twize phrasal verbs eshanu. Uze kuzilistinga, hanyuma ndebe yuko wazimenye neza, ushobora no kubasha gutangira kuzikoresha. Hanyuma iri somo nimbona ko mwarikunze, nzabakorera n'izindi phrasal verbs nyinshi. Ariko nyaboneka, if I give you A, you have to find B and C. Nkunda kubwira abanyeshuri banyu ngo niba nkwigishije A, ugomba kugenda ugashaka B and C. Twize phrasal verbs eshanu, ariko hari izindi nyinshi. So immerse yourself in English. Genda nawe ushake izindi, uzimenye, uzisobanukirwe. Ushobora kutwandikira ukavuga uti wenda twize guhera ku ya mbere, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, niyo mpamvu ntagiye kuzisubiramo, ariko ushaka wanakongeraho nawe izindi zawe ugiye uzi, nawe ushaka wakongeraho izindi zawe ugiye uzi. Anyways, if you've reached this far, don't forget to hit that subscribe button, like, share, and comment. See you in the next videos. Thank you for now. Take care.